ikoranabuhanga dukoresha amatelefoni, amakompiyuta, tuba tugomba kubikoresha dufite amakenga, noneho tukagomba kugira n'imyitozo ituma tutayimaraho igihe kirekire kugira ngo bitaba byagira ingaruka ku maso yacu. Twongeye kubasuza inshuti za The Family Focus TV. Mu Rwanda habarurwa abantu bagera ku 50 bafite ubumuga bwo kutabona. Igitangaje ariko nuko 80 muri abo ngabo bamugajwe n'indwara zashobora kuvurwa zigakira cyangwa se zikanirindwa. Uyu munsi The Family Focus TV turagaruka cyane ku ngaruka z'ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo telefone, harimo televiziyo, harimo mudasobwa n'ibindi ku maso yacu. Twaganiriye n'impuguke zitandukanye mu buvuzi bw'amaso, baradusobanurira byinshi bigendanye n'izo ngaruka nyine nyirizina z'ibi bikoresho ndetse n'uburyo twabyirinda, ariko cyane cyane n'uburyo twarinda abana bacu. Ntimujye kure kandi mwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro bijyanye n'ubuzima nuko twarinda ubuzima bwacu birushaho kugenda bibagera. Turi mu gihe cy'ikoranabuhanga aho abantu bakoresha telefone, bakoresha machine, bataha bakajya kuri televiziyo. Icyo kintu nta ngaruka mubona kigira wenda ku maso? Ibintu byose utabicunze neza bishobora kugira ingaruka bitewe nanone n'ikibazo cy'umubiri usanzwe ufite. Gukoresha telefone, gukoresha televiziyo mu by'ukuri nta kibazo, ariko bibaye bikabije bishobora gutera ikibazo. Ufata urugero, niba uhora muri telefone n'urumuri rwa telefone imbere ya televiziyo buri mwanya, ntiwibuke gushyiramo umwanya uhagije, distance ihagije, bishobora kuguteramo ikibazo. Ariko ikibazo kujya gutera ni nko kuvuga wenda ushobora kureba umwanya munini muri telefone ukawutangiye kuzana amarira cyane, muri televiziyo nuko. Icyo gihe ugize icyo kibazo, mbere yo kuza no kwa muganga ugomba kumenya ko utagomba gukoresha telefone cyane, cyangwa ugomba gushyiramo intera ihagije hagati y'amaso n'icyo kintu urimo ukoresha, kubera ko urwo rumuri urumva bishobora kukubangamira. Televiziyo nuko, ntabwo wajya kureba televiziyo ngo wicare muri metero imwe, ugomba gushyiramo umwanya uhagije. Iyo rero byanze cyangwa iyo byajemo uburwayi hahandi, kuko harimo bamwe bagira uburwayi bwo kudashobora kwihanganira urumuri rwinshi, haba urwa telefone, haba urw'izuba, haba izo ndwara zijya zibaho, icyo gihe uratugana tukagufasha. Noneho rero mu gihe warwaye ubona utakireba neza cyangwa hari ikindi kibazo kitajyanye n'ijisho by'umwihariko, ukajya kureba muganga akagufasha. Ubu byaroroshye, buri centre de santé yose yo mu Rwanda ifite umuganga byibuza wahuguriwe kuba yareba ibibazo by'ibanze amaso, uburwayi bw'ibanze amaso ashobora kuba yagira, nko kureba kudashobora gusoma ibiri hafi, kwa kundi ko umuntu agenda asanga ashobora gusoma ibiri hafi, cyangwa n'ikindi kibazo kidasanzwe. Kuko iyo abonye nawe ari ikibazo kirenzeho, akohereza ku bitaro bikurikiyeho bakagufasha kurushaho. Urumva rero nta muntu n'umwe wakomeje kwitwaza ngo amaso yageze ubwo abyara ubuhumyi cyangwa abamabi, arwara bikaba bibi kurushaho kubera ko yabuze aho ajya kwivuza. Centre de santé twese twegereye zifite abo baganga babihuguriwe bashobora kugufasha, yabona bitari ku bushobozi bwe, ku bumenyi bwiwe, bakohereza ku bitaro bikuru. Vugaga by'ikoranabuhanga ni ukugerageza kudakoresha ibyo bikoresho inshuro nyinshi, cyangwa wabikoresha inshuro nyinshi ugashyiramo distance ihagije muri icyo gikoresho. Ntabwo ujya gukoresha telefone ngo uyishyire mu maso gutya, cyangwa televiziyo ngo uyegere ujye imbere, kubera ko ibyo ngibyo binaniza amaso. Amarinete ibyo akosora bimwe na bimwe nabibabwiyemo, hari ukuba ijisho ryawe ridakireba ibintu biri kure cyangwa biri hafi, bitewe n'uko wenda imboni yawe hari ukuntu yagiye yangirika. Hari igihe bishobora kuvurwa n'amarinete, amarinete akagufasha kureba kure cyangwa agufasha kureba ibikwegereye mu gihe utakibireba neza. Ubwo ni uburwayi bumwe. Hari ubundi burwayi amarinete ashobora kuvura, bimwe nahoze nkubwira, umuntu udashobora wenda kwihanganira urumuri rwinshi rw'izuba. Iyo umuntu afite ikibazo kimeze gutyo, hari ubwoko bw'amarinete umuntu amuha ushobora kumufasha guhangana n'urumuri rw'izuba, urumuri rwa telefone, rwa televiziyo, imodoka gakondi icana amatara nijoro, urumuri rwa nijoro. Ubu ni ubundi burwayi. Urumva rero ntabwo navuga ngo ibintu byose bivurwa gusa na rinete. Hari ubundi burwayi noneho buvurwa n'imiti, hari uburwayi buvurwa no kubaga, bitewe n'uko uburwayi bumeze. Parmi les gens que vous recevez, vous n'avez jamais déjà rencontré ceux qui ont des problèmes des yeux à cause de la technologie, de téléphone, Ça c'est beaucoup plus souvent, mais avec cela, nous prescrivons des lunettes qui les aident, qu'on appelle les lunettes anti-glaire, qui les aident et
je les conseillerais de venir, de passer beaucoup plus longtemps, faire des consultations, des check-up, parce qu'avec la technologie, tout le monde utilise des téléphones, tout le monde utilise les Android, et cela ont des inconvénients pour les yeux. Est-ce que ça ne serait pas grave pour les enfants? Si, c'est très grave, parce que les rayons qu'on trouve au niveau des Android, des téléphones, ça détruit la couche superficielle de l'œil, et cela peut endommager plus tard les yeux. Umuti rero wabuhe wenda ni nkiye no mwagira abantu kuri bino bintu bishya bibangamiye amaso? Inama twabagira cyane cyane ku bana ntabwo bagomba kubiexposa cyane kuri byo. Ikindi natwe dukuze namwe ni ngombwa yuko niyo turimo kubikoresha twazajya tugerageza tukagabanya urumuri rwinshi cyane kuri ibyo byuma dukoresha. Ikindi nanone ni uko tugomba kuzajya dufata umwanya w'ikiruhuko. Niba uri kuri mashine ukayimaraho iminota 30, fata akanya ihagurukaho gatoya uruhuke, cyangwa uzajya ukora imyitozo yo guhumbaguza cyane kugira ngo amaso atuma cyane bikakuba. Igihe birumvikana turamusuzuma tukareba kimwe mu cyamuteye icyo kibazo. Ushobora gusanga wenda amaso yiwe atagikora amazi cyangwa amavuta ajejwe. Umubiri wacu ukora amazi ku jisho, utuma ijisho rihora ribobereye, bigatuma birifasha no guhangana n'urumuri cyangwa no kuba n'izo ndwara zindi. Umusuzumye rero ugasanga afite ikibazo wenda umubiri ntugikorera amazi ahagije mu jisho, ushobora kumwandikira amazi akayakoresha, cyangwa ukamwandikira na rinete. Hari rinete zabugenewe zihinduka bitewe n'uko umuntu agiye ku zuba. Sinzi wenda mujya mubabona abantu hamwe namwe yakwambara rinete, izuba ryaza ukabona zibaye fime, yajya mu nzu ukabona fime ise nk'ijiramo. Yakaba yanazikoresha wenda no kuri telefone. Hari n'ubwoko bw'amarinete ashobora kugufasha kureba muri telefone, agufasha guhangana n'urwo rumuri rwinshi rwa telefone cyangwa rwa televiziyo. Utwaye imodoka se nijoro kwa kundi amatara y'imodoka aragukubise cyane. Urumva ibyo byose bijyana n'uburwayi cyangwa n'icyateye cya kibazo, noneho umuntu akagikosora cyangwa akakivura bitewe n'uburwayi yasanze ufite. N'ubundi ikoranabuhanga ntibazarireka, bazakomeza gukoresha ibyo bikoresho. Nk'inama mu bagiraneye, bishatse kuvuga ko buri muntu wese ubundi yakagombye gupanga bitewe n'uko abishaka. Nta kibazo, ndavuga ngo udafite ikibazo akagira igihe runaka cyo kujya gusuzumisha amaso yewe, akareba se ndareba neza, ese nta kibazo afite. Muri Afurika cyangwa mu Rwanda dufite umuco wo kwisuzumisha ariko warwaye. Rimwe na rimwe ukajyayo wanarembye, ukaba wanagerayo kubw'ibyago bavuga ati ijisho ryawe aho rigeze cyangwa urugingo urwaye bigeze ahantu habi tutagufasha. Nyamara iyo waraje mbere wari kuba warafashijwe kandi bikugirira akamaro. So uwo muco rero nk'abanyarwanda cyangwa nk'abaturarwanda ugomba kutujyamo, umva ko ntabwo ugomba kujya kwisuzumisha ko warwaye. Rero ushobora gupanga kwisuzumisha byiza nka rimwe mu myaka 2 cyangwa rimwe mu mwaka umwe, ukareba niba nta kibazo cy'amaso ufite. Compte tenu de la technologie qui a vraiment avancé, moi je suggérerais aux parents de réduire la fréquence d'utilisation des téléphones chez les enfants, parce que cela abîme vraiment les yeux. Cela peut conduire à des maladies très graves au plus tard. Il serait mieux qu'aux parents qu'ils puissent réduire la fréquence, qu'ils puissent, par exemple, ces derniers temps, vous voyez un enfant de 2 ans qui a un téléphone Android, en train de faire quoi? De suivre les dessins animés, en train de faire quoi? De suivre le film. Je conseillerais aux parents de protéger les enfants contre cette dangereuse technologie qui est plus tard sera une bombe pour toute la communauté. Ikitugora cyangwa ikiduhangayikisha cya mbere ni ukubona abantu baje kwivuza uburwayi bw'amaso akaza bitinze, kandi yarashoboraga kuba yaza mbere tukamufasha hakiri kare kandi bikamugira neza, bimuviremo ubuhumyi cyangwa ntibimuviremo kumugara kw'amaso yiwe. Hari indwara zimwe na zimwe umuntu aza kubera ko atigeze yisuzumisha hakiri kare cyangwa kubera ko atigeze kwishyura hakiri kare, ugasanga bivuyemo ubuhumyi cyangwa ahantu bigeze ntabwo byabaye bibi, nyamara yaza kuba yarivuje mbere byari kuba byaramufashije. Zitwa nka za glaucome, meme nayo mashaza yose nabyo byose ni indwara umuntu ashobora kwifuza.